muraho neza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza abantu mukunda ketchup murambona Unyangali ndi mukina Summer, the skin's glowing. wallahi dore Aba mama hano. mukinamba n'abantu ndashaka kuzicara nkabaha ubuhamya ubwiriya plank nari mfite n'imbere ukuntu hari hameze ariko mukandangira Yego. nako mukama inama Okay. njya kubitekerezaho neza hanyuma hari product nshaka gutangira gukoresha n'ibanga z'umusatsi ubundi nimara gukira ibibazo mfite nabonye mfite uyu munsi muniyangali Sakina. wambi ngaje mbere ukuntu yatiferera ameze ubu ngubu turi mu bihe byacu mujya kujya mubona vlog plan Byose murakoze. Uyu mubyeyi yarananutse ubushize ino kanzu ntabwo yamanuka agere ku maguru urabona noneho irambereye urasa neza rada koze igihe yaba iyanyu kitunywere ndi Kigali nk'abantu kitunywere mwabonye mama azi gukora umusatsi guys mwiyiteho wallahi neza hano nta bintu by'imbaraga kwisiga bibiki gake gake hano rero nguyu afite chocolate izi skin ni kijaka zina nje gufata kiri mu mujyi ahari mbanje gufata boss wallahi umva iyo ndi i Kigali mba nabonye shoferi ngwino mu mujyi sawa yana Marriott Kigali ni heza ibaze ko muza gaturwe banza nkaba ndi Marriott gato nafata agakofi ngatekereza neza ariko life is good wallahi ngewe nda aba boss tuba twabyutse tugenda wallahi ratireba tekawe yawe dore yanjye rega ngewe ndi mu diaspora bashaka no gutembera baba we burya nugera mu mujyi uzabimenye ko wahageze wallahi nuza tekawe yawe ifite logo yanjye nta logo aba bose twabyutse tugendagenda so ubu ngubu rero tugiye kujya Gikondo bamambure ibi bitatu mfitemo hano mfitemo agahara bakiriyemo vitamine ubundi nindangiza mfata umwanzuro wo gusuka abantu mwe ketchup asa neza byasa neza ndakushukura uninyura nyine uburyo bwo kubyara mamona nayo nabyara nkazasubirana wallahi ariko arabandi ubona batuma tubiva mukavuga ni kuri abantu babyara bakamera hari umuntu wandi nakubwiye mu kanya umwana w'inshuti ukuntu yabaga ameze neza no kuvuga byaranze avuga atuje afite ikintu cy'igikobwa mu charisme kwirya byiza ari mwiza ariko yarabyaye wagira ngo yabyaye ibintu byose nawe ubwe yaribyaye arijugunye oya pe njyewe kera nari nzi ko ubundi abamama nyine nk'abamama bacu n'abababyaye ari bo nyine bitewe wenda n'iterambere ntabwo byari biri ku rwego rungana numvaga ko ari bo bumva ko iyo umuntu yabyaye babyarangiye yabaye umuntu wo mu rugo nta kazi nta siporo nta kintu na kimwe wenda siporo zo twe mama wacu yarazikoraga mama yarazikoraga wenda imyaka igikunda ukuntu yifata akicupiza akambara bya bipira bya poromosiyo akamererwa nabi ariko ukajya kubona ukabona umwana w'umukobwa agira ubuntu bwo kwiga neza akiga idini akambara akikwiza akavuga gakeya akaba afite n'ubwenge yarizeza ubwenge umukobwa agiye baramuteye inda Neri yari isugi ibi bintu na oya Neri nukabujya yagiye baramuteye inda umutuku uwo mwana nakuze numva najya mubwira umwana wanjye uzitware nka kanaka ariko mwakobwa muranenguha shaho yagiye baramuteye inda ngenda izo nkuru ndazizi 100%. rero hari igihe umuntu umubona gutyo ugatangira kumukorera ishusho idasanzwe ari nk'iyo ngiye kuvuga ati nimbyara umwana nifuza ko yazaba nka runaka kandi sha uwo muntu ni umunyamadiga mubi rero abantu nimba ubyaye ntukagire ngo ibintu byarangiye buriya kubyara n'umugisha kubyara ni ikintu kitabonwa na buri wese uretse uwo nyagasani yabihitiyemo rero nubyara ntukumve ko aricyo gihe cyawe ugezemo cyo kwiyanga
uba ushaka kwereka Imana ko hari wenda byagenze nabi. Sinzi umwana bazakura yabona amafoto akavuga ati njye watumye mama wanjye asa nabi. ariko njye ntabwo njya mbyumva. Imana iguhaye umugisha, aho hantu niho uhise ucikira intege dreams zawe, icyo washakaga kugeraho, icyo washakaga kuba. Nta mibare birimo. Njye ndabona ugomba kubyara hama none ukadushyiraho ingamba, umwana wanjye none azambone ndi mama mwiza, mbone ndi mama ugira gute, kubera ko abana bacu turaba role model babo. Sheri uko umeze gutya wikunda gutya, ubwije ukuri ko bino bintu kandi biba bivuga mama ni mwiza. Noneho ejo ndi kame yarambwiye ngo ariko ngoma nari ndi gukora video z'amavuta arasoma ngo iyi ngo ko mbona ituma umuntu aba inzobe ngo nyisige. Asenga mama ajya abona ndamubwira ndamubwira uretse ushaka kuba inzobe ngo ndashaka gusa nawe. Ako mana nukuri nibyo n'abantu twerere imbuto abana bacu, turi beza abamama, turi beza, turashoboye, abagore tugira ubwenge. Hari ikindi kintu umushito wanjye yambwiye, ikindi kintu nawe n'umumama yarambwira ati abagore tugira sixième sens Imana yaturemanye, ariko tubifata granted, turabisuzugura. Kuko hari igihe wiyumvamo ikintu umwana ukamwiyumvamo, kuko umwana mu rugo biba bitameze neza n'umukozi ugahamagara ugasanga kandi ukatawumva abana bari kurira. Turakigira Imana yaturemye dukomeye. Kubera iki bategeka babwira umugabo ngo urugo rwiza uzashake umugore mwiza, nyine urugo rwiza n'umugore mwiza. Nuko ko dufite byinshi twe twifitemo Sheri. Ndagusaba ushake comfort zone yawe kugira ngo witahure. Sheri umunsi witahuye n'igiheri n'ibiki byose bizajya ku murongo binashira ku Imana. Noneho kandi yego abagabo baraganza kuko nyine bari selfish barikunda, ariko nawe iyo ubiri muzarebe nk'umukobwa w'umuprayer n'ibiki byose ntago abagabo bajya bamumenyere, kandi ahorana abagabo babashuti bamwubaha bamukubita n'igiceri. Noneho wowe basi wijya mu bagabo ngo ube umuprayer cyane, ariko wowe menya agaciro kawe nyine, aba ari wowe wishyira imbere, sibyo? Aba ari wowe wishyira imbere. Shiri twese tubaganiriza bino bintu, nimukajye mubikinisha, turi abantu bakuru. Twarahuye na byinshi, twarabonye byinshi, twarumvishe byinshi. Uwo mwana w'umukobwa rero nari ndi kubabwira twakuze tubona nk'umuntu udasanzwe. Umwana w'umukobwa urumva buri muntu wese arimo nakavuga ati Mana iya umwana wanjye ameraga nk'uriya. Icyo kintu mbabwiye kibabera isomo, nujya ubona umuntu ntugashake kumera nkawe, kuko hari igihe usanga afite ibibi byinshi cyane babyita ngo inzu utabamo ntabwo umenya aho iva. Noneho ati buriya reka nkubwire ikindi kintu, kwihishira ni byiza. Urumva amadega ye yose yakoraga ntabwo umuryango we wayabonaga, kwa kwishira. Nk'ubu hari umubyeyi ufite umwana we w'umukobwa avuga ati ndabizi ko umwana wanjye nta bintu by'ubugegera, ndabizi ko umwana wanjye nta bintu by'ububoba babamo, nyine hahandi ashobora guhagarara ahantu akamuvugira 100%. Kubera iki? Umwana hari ukuntu nyine yamwiyorobeka, ariko niba nabikora ujye unamusabira. Ikindi nubona umuntu yiyambariye akamini, wijya kumukompara n'umuntu wambaye ibintu birebire. Baby, abantu mwambara ibirebire mukunda kudutenguha. Ngiye nkunda kuvuga ngo nta murozi wambara mini. Niba nta murozi wambara mini, mujye mwituriza. Umuntu niyambara mini ureka kumucira imanza, umuntu niyambara gutyo reka kugira uwo mwana w'umukobwa. Nzi neza ko nyina amaze kubona ko yakoze ubukwe akigerayo agatatangira ibintu by'ababyeyi, yahise yumirwa, yarumiwe, byaramutunguye cyane. Hari ikintu uhita wibaza, ibaze nk'iyo aza guhura n'ikibazo umuhungu nawe atamushaka, wallahi akabyarira mu rugo, amahirwe ari kumubyarira mu rugo ntayikuremo. Ni koko nimubona umubyeyi atoye amashashi, tureke gutora amashashi uhita uceceka wongera kwigira John Cena. Maski ntabwo byishwe bigira kuri kamera. Gusa Sheri, abana b'abakobwa mujye mugerageza mumenye ko n'abamama wanyu mubabaza bafite imitima. Weya ahubwo ngiye kamuvuga. Ese ubundi koma ahantu wagiye baguteye inda ubu bimeze gute? Koma ntabwo wari bubabaze mama wawe ngo umutenguwe kuri bigende neza. Koma dada nakukomeza urambabaje. Ayiwe nyeri wallahi nanzi ko ari musugi. Umva nkubwiza ukuri, abantu tuzi ko ari isugi kuri iyi si ni benshi cyane. Uza amasugi dufite muri muzarebe ukuntu mujye mugira ngo ndi Marine n'ukuntu ndi umwana mwiza. Wallahi turabashime ako kambabwiza ukuri muri ubu buzima
muri ubu buzima uzige kwikunda, uzige kwimenya. Hari ikintu kimwe nabonye ratima, abantu bajya bavuga ngo umuntu nyine, hari abantu bajya bambaza ni gute iyo ushatse kunanuka washaka kwiyongera ukiyongera. Naje gusanga atari uko nshoboye gukora siporo cyane kurusha abandi, naje gusanga atari uko nshoboye gufata regime kurusha abandi, ahubwo naje gusanga njyewe narabashije kwimenya. wiha umwanya meze nk'umuntu wiyizeho ubwanjye, meze nk'umuntu wiyizeho ubwanjye nkimenya, kuko iyo umuntu yimenye biramworohereza mu bintu byinshi. Niyo mpamvu iyo wiyizi ubuze ikintu wakora ukabyibuha mu gihe runaka, iyo wiyizi ubuze ikintu ushaka gukora mu gihe runaka ukananuka. Iyo wiyizi hari ibintu byinshi bidapfa kuza gutya gusa ngo bikwikubiteho ngo bize, kuko ubuze icyo ushaka mu buzima cyane. So abantu rero mwige kwimenya, mwige nyine kumenya mwebwe abo muri bo, ubundi bizaborohera kumenya ibindi bintu byose. Merci beaucoup. Njyewe uyu mumama njyewe ndi proud yo kuba mvukana nawe, kuba nziranye nawe, kuba ari anti umudo wawe. Ego. Kuko sheri aba arimo neza, bya bindi abamama byabananiye mujye mugira ngo ni filime, nera bari mu ibintu byo kwigiranya akagore. Apana, mureke tuba abamama beza b'abasirimu basa neza basobanuye, ku buryo ugendana n'abana bawe mu muhanda nk'umuntu akakubwira uti yo aba n'abavandimwe bawe. Ikindi kuba umumama ntabwo ari bibi, no gusa nk'umumama ntabwo ari bibi, gusa nk'umumama ntabwo bivuga ngo kwimena y'igikoma, ahubwo gusa nk'umumama utishimye utazi iki nibyo bibi. None ikindi kuba umumama ntabwo bisobanuye kutagura akenda keza ngo ukambare. Kuba umumama si ukuba indushyi. Inshuti zanjye ndaza kubereka agakanzu nambaye, kandi ndi umumama ni karekare, none karekare nene mu nda, noneho iyo nyashi wayikuye nyine mu nda asigaye yegeranye, nyashi ameze neza, ariteruye. Mbese simbabeshye, none reka mbabasetse. Ejo bundi Kesha arambwiye mama, none se ni gutyo wavutse cyangwa umukambwe? Nambwiye sheri twebwe dusaza tujya tuba beza. Jackie nerameze neza cyane. Sha asante, dusubire igikondo. Guys turacyari kuzenguruka wallahi. Nakandi mufite bose yagiye kujyana inzanya muri sarangera cyane. Neri yigize umwana wo mu babosi ngo abe yaje gushyira ubwenge ku gihe. Guys, mbone mujye mwiyitaho pe. Wabonye Neri? Aho kugira ngo ujye guspendinga mu tubari n'amahangova bajye baza hano baryame. Aya meka nyazana hano. Sibyo sheri, ni ukuri. Akarelaxinga gatakana nasa neza. Agatebe karimo kamasaje. Higo. Igo. Guys, ntabwo wapfa kubimenya. Sawa sheri, enjoy. Iyo uri bucura iwanyu bakoza mu mutwe famiye ihagaze hejuru. Kigali naratakaye, ugomba kugaruka buri kwezi nkajya nza. Ugomba koga mu mutwe uhagazeho. Ni umunyenga.
birasa neza pe Kigali zagaruke ubundi ni igituma ntaza kuba mfata neza nawe si ibyo wallahi bagusutse neza saka ibaze nuko umusatsi mwiza rero ko umusatsi wanjye wose wallahi umuntu ukubwiye ko ikintu ari sawa yagufatishije iki gihe babishaka cyane ibaze umusatsi ntabwo uramara umwaka afite maje wumva mfite maji ubwo nta maje na maje umuzi mugura amavuta kwa tifa kiriho brand nibwo muri kubaho ukomeza gukorera mu rugo twereka n'ukuntu yateka wowe abantu mwarebye vlog murabeho koga badagiyemo imana ibaha umugisha turabakunda cyane subscribinga kwa tifa mama rungu tuzakwita mama rungu